ububasha bwose bwa roho mbi bwagendaga mu bantu ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Roho mbi zose ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwa roho mbi burimbuye mu bavandimwe bose. Roho mbi nzirimbuye mu bavandimwe bose. Imitego mwategaga abavandimwe ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibyanyu mwakize mu bavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Kristo Umwami, byose mbibakuyemo burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Impuhwe z'Imana zigahita zibazaho uburyo nyine kwabo bwabubabare kwako nimubwumva mumenye ko haba harimo impuhwe z'Imana. Ubu gato yewe nta n'undi se n'umuntu ko yahita agahagarara ububabare bwamuhahamura agahita umutima uhagarara ako kanya ntabwo yabyihanganira iminota 10. None nta n'indwara twari twarashyizeho ngo tuzitongere ko zishobora kubeshaho kubana na muntu igihe kirekire kuko nta muntu twashakaga ku isi. Aho twatezaga indwara kwari kugira ngo baveho burundu. Tuzitongerera rero ubugome ubwo nyine izo mpuhwe zanyu Imana yanyu nizo zabishyizemo icyoroshye. Ubwo rero icyo gihe iyo muyidusubije iyo mibabaro muyidusubije imeze nka kwa kundi twebwe twayikoze imeze kuko impuhwe z'Imana ziba zavuyemo niko kaga duhura nako rero. Kuko impuhwe z'Imana ziba zavuyemo muyidusubiza kwa kundi mwebwe rero mukanagira ngo ni uko nk'uko yari imeze kandi itari uko. Ubwo n'ubu yaza kuba se iyo bimeze nk'uko twari twabitegereje nta n'ururimi mwari kubona rwo kutubwira ngo ntitubyikorere mwari kurukura Yesu ko mwagu. Nuko rero ibyo ngibyo twabashyizeho mukabashyizeho nibyo bitugarukira. Iyi mibabaro iri kumanuka mu nyenga iboroga buri mibabaro igenda iboroga muzajya kubona mubone byarashize. Cyo mubona umuntu ntacyo bimubwiye nta kintu afite kimuhangayikishije mubone ntacyo ubwoba twagize tugeze muri ibi bintu by'imibabaro. Niba ari inzara twayishyizemo nyine ku buryo inzara yagiye umuntu agatuka Imana vuba vuba cyangwa agafata mugenzi we akamutera akamutibaza akamwambura amafaranga. Niba nawe twe tuzi ko inzara izabagira nk'ibirura impuhwe z'Imana zibigiyemo umuntu akaba asonza ariko agategereza agashakisha ukuntu yabona icyari. Nuko byose bazabibishyura mu gihe gitoya mukabaho mwibagiwe ayo mateka mwanyuzemo. Ubundi iyo atariho kwibagirwa n'ubundi ntabwo uwo mukiro mwazawakira ngo ushoboke. Ko twaba tutagiye nyine kandi ntabwo babahereza ibyanyu tugihari. Kubera iki? Kubera nyine turi babi. Kubera ubwo rwango twanga muntu. Kubera ubwo buryo duhora duhimbahimba bwo kuba twatera muntu. Ubwo se bakongera kubikora ntibabonye ibyabaye kuri Adamu na Eva ntabwo bakongera. Kugeza igihe umuntu azashiramo ubwo bwose tumuteza bw'umururumba bw'inzara bw'intambara bwo kurwanira kiriya na kiriya izo roho zose ziza kurwanya izo ngabire za muntu. Izo roho zitanga imbere zikitanga imbere z'impinja zivuka zikakurana nazo ziziyobya inzira y'amahoro. Uvuga ngo uvuge n'amahoro da kuko nyine icyo gihe amahoro yose nyine azabasendera ntawe ukivuga ngo kiriya ni icyanjye ntacyo bimubwiye ntawe ukiburana imbibi z'amasambu. Sekibi, karame, ububasha bwose bwa roho mbi bwagendaga mu bantu ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Roho mbi zose ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwa roho mbi burimbuye mu bavandimwe bose.
roho mbi nzirimbuye mu bavandimwe bose, imitego mwategaga abavandimwe ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ibyanyu mwashyize mu bavandimwe bacu ari bo bavandimwe ba Kristo umwami, byose mbibakuyemo burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbibakuyemo burundu mu izina rya Kristo umwami. Imitego mwategaga abavandimwe bacu ari bo bavandimwe ba Kristo umwami, yose ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Yose ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, nicyo usigaye? twabuze aho dukwirwa. Mwabuze aho mukwirwa? Mwabuze aho mukwirwa kubera iki? Gutongera ngo bavandimwe ngo ba Kristo umwami. Ubwo ngubwo uri kudushyira hanze, ni nko kuvuga umeze nk'uri kurobanura ihene n'intama koko. Umeze nk'uri kurobanura kuko ibitavuzwe mwaho ubwo ni ukuvuga ko bitakomoka muri abo bavandimwe. Niba bidakomoka aho ngaho bihita bidushyira ku karubanda. Ireka mugabo buriya n'uburyo bw'imisengere yanyu nabwo bwatumaga dushobora kubona ubwihisho bigashoboka. Bwatumaga mubona ubwihisho gute? Byatumaga wenda twashoboraga kubona ahantu twihisha, haba ari mu bantu cyangwa mu bintu, kubwo uburyo bw'imisengere yanyu. Noneho rero bivuze ngo abavandimwe bawe ari nabo b'umwami, ni ikibazo gituma babona twebwe tuba twaraje ku isi gufasha abantu b'icyitso cy'umwami wacu. Nyine abami bacu b'inyenga bakorera mu bapfumu. None ubwo rero murumva ko tugiye turi aho dukwirwa, kuko twebwe tuba turi ibintu bikora mu buryo bw'ibizimu. Ibizimu by'imandwa zagiye zisigara mu miryango, n'abazimu bagiye basigara mu miryango. Icyo gihe rero ni nk'aho ingubi iri kutwanura, ese wakorera he, wakora gutya? Ingubi iri kutwanura, noneho pe noneho ndikuza kubona nicyo dukora. None se niyo uzi ko igihe muri kubohora, igihe muba mumeze nk'abari no kubohora ibihugu byanyu, kuko twebwe twabyivanzemo, ntabwo tuba turimo. Ubwo rero sinzi rwose, intambara nimubireke, intambara nimubireke, nimubireke, intambara nimubireke, nimubireke, nimubireke. Muragira ngo dukore iki? Muragira ngo dukurikire ko noneho mwatunukanye pe, noneho mwatunukanye pe, noneho mwatunukanye byarenze ijuru. Uzi ko ubu ngubu uri ko twebwe twabaga tunacumbitse no mu miryango, kugira ngo dutange amasura, dutange imico vuba vuba, dutange turibuke ko tubarinze, tubatera ubwoba, tujye tunabereka n'aho bajya kwivuriza mu byacu. Tubona abantu none se abantu kuri kubasahura, ese abantu kuri kubasahura ubundi urinde, ubundi urinde kuri gusahura abantu ukarenza. Ahangaha ibi ngibi muba mukoze, iyo uvuze Kristo umwami uba uvuze igihugu cye, uba umuvuze mu gihugu cye. Rero icyo gihe mbese navuga ngo urwo rumuri rwose ruhita rutungaye, amatoroshi yose ahita atungaye, ahiga nyine ibyo bitari abavandimwe banyu. Ni nko gukora inkogi, nko gukora inkogi. Wenda baba ibyo rero by'amasengesho arimo uburyo bw'inkuge, ntabwo ari byo, ntabwo bifite pe. Uburyo bw'inkuge gute? Uburyo bw'inkuge ni nko gufata abavandimwe bawe bose, nyine nk'uko ubivuga n'uwo Kristo umwami wanyu, mukabashyira hamwe aho bashobora kurererwa hamwe, noneho nta gitotsi. Iyo mwabaga muri kumena amasengesho muri rubanda mu buryo bwose busanzwe, twashoboraga kubona uburyo twakwihisha. Rero ibyo muzanye mu by'abavandimwe, ubundi icyo mwita inda ntabwo mucyumva.
muco mwitinda ntabwo muco ubundi umuntu yakubwiye mu muvandimwe ni nko gukangarana iyo uvuze uvuze mu gihe umuvandimwe wanjye ubwo muba musohoka mu ndimwe nyine ntabwo ubwo rero iyo mugize nk'abavandimwe twebwe ntabwo tubona icyo gihe gusa tubona hano iwanyu yadutambukaga akatwihorera akakwigendera akakomeza agenda ababaye kugeza ubwo ageze kuri wa musaraba twavuga ati ibyo byose turamuhamije ubundi akarikocora akava aho ngaho arivuze akabashyira nyine muri iyo nda amaze kubashyira muri iyo nda yavuyemo niho nyine ubwo ngubwo twatangiye gusarambuka tuvuga ati se ntabwo ko tunazirega ko ibintu turi gukora tuzabikora ngo tubishobore mbese ko yaramaze kubashyira mu nda yavuyemo ko twumvaga bitazakunda n'utwo dutego twose twagenaga dutega twari two kureshya muntu kugira ngo turebe tujye kubona tukajya tubona bigenda bikunze none igihe kirageze ngo mutwiganzure noneho muduhakanire unasiringira ngo impamvu baretse bikaba birebire gutyo sekuru byanyu bikagenda bishira n'iki byose byari kwari kugira ngo mutwange mwatubonye ubwo mutazasubira inyuma ubu subigira ngo ubu se ubu hari uwo wirukanamo ubwo bubasha bwacu akishuza kongera kubisubiramo yuko bwite rero mbona ububasha bukwinjiramo muri ako kabari utahamo nijoro we ikikubwira ko nyine abishaka ko natwe yatwanze ego dutangatangira henjerega mugabo dutangatangira henshi cyane byo byonyine gusa kuganiriza umuntu yakubwira ibibazo afite wowe ugahita ubona urumuri rwo kumuha inzira yindi yacamo akabisiga burya babisize koko twebwe ikintu dusigara tugira kuko ntabwo umuntu agendera mu nzira icyarimwe ntabwo bikunda ubwo nyine niba ibyo bibazo biri guturuka muri iyi nzira ari gucamo ukamubwira ati rero wowe iyi nzira yihorere niba ari izi nzoga unywa ndabona arizo zaba ziri gutera ubu bubasha kuvangira abana ubu iyo umubwiye ngo yakora ku buryo abikontorora ubwo aba avuye hahandi asize bya bindi twebwe tudashobora kumushobora ngo tumugarure muri ya nzu ubwo wowe umutsindiye biba birangiye uwo batsindiye rero yamaze gusogongera kuri bya yiza byo kuryama kare agasinzira ataraye mu kabari wowe iyo umutsindiye ntabwo ashobora kongera n'aba ariyo basangiraga ntabwo abyemera ko bagumaye ahubwo nawe atangira gukora nkawe bityo rero wowe niba ari gukora nka Yezu wowe undi nakaza agakora nkawe ubwo aba akoze nka Yezu si icyo kintu wumva twabivamo koko wumva twabivamo ntawe twabivamo ububasha bwawe bwari mu miryango y'abavandimwe bacu n'aba Yezu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ububasha bwawe bwari mu miryango y'abavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Yezu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Imitego watega mu miryango y'abavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Yezu yayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Gahunda wari ufite mu miryango y'abavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Yezu yazirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro. Mfite ubwoba ko mushobora gucika mugashwanyuka none muri ibintu byanyu byo kuvuga ngo abavandimwe none ubuzi ko uburemere n'ububasha bifite ku muntu mugenzi wawe uzi ko ubwo ushobora kumubwira ngo umuvandimwe tugakangarana niyo twari tunarimo dufite ibindi bintu tutari tugiye gukora bikagira none se ni nk'ijambo ry'intsinzi kubera ko impamvu ari ijambo ry'intsinzi ni uko nyine ry'umwami wanyu yazukanye riri mu magambo yavanye mu kanwa bwa mbere agitangira kuvugana n'intumwa abavandimwe abavandimwe iryo jambo yasohokanyemo
ni umuti ukizamo, ni ubuzima ku wundi. Ushobora no kujya guhobera umujura utari uzi ko yaraje kugukora mu mufuka, wamara kumubwira ati yeza kuzwe muvandimwe, yewe nta kintu yaba agishoboye, ntabwo yaba akibishoboye, kubera ko wowe umubwiye umuhaye ubuzima. Icyo gihe umuhaye ubuzima rero ibyamugendagamo nta kintu biba bigishoboye. Ushobora no kugenda wabwira nk'umumotari ugiye kugutwara ati muvandimwe, umubwiye ijambo ati muvandimwe, agashyika akumva agize ubuzima nyine budasaba, agasigara atekereza kuri icyo kintu tukamubwiye muvandimwe. Kuko ntabwo wumva bamwe twacishije muri za nzira zacu twababwiye ko ari ba enesi, kugira ngo badasohoka muri iyo nda y'uwo mubyeyi, mukunga ubumwe, mugasa mwese mukaba musa na Yezu umwami wanyu. ngo mwabwiye ko ari bene nde? Ari bene se. Ko ari bene se? Kubabwira ko ari bene se mwashaka kubabwira iki? Twabwira ngo batazaca mu nda y'uwo mubyeyi, bagahinduka abavandimwe. Kuko iyo muri abavandimwe muba muri amaraso. Twashakaga gukora ikindi gisekuru gishobora kwigarurira bigakunda, bidafite amaraso. Iyo tukubwiye ko uriya atari umuvandimwe wawe, ubwo nta nubwo uri umuvandimwe w'uwo mwami wanyu, ubwo nta naho muba muhuriye n'iyo Mana yo mu ijuru yakuremye, nta naho uba unahuriye n'uwo muvuga ngo ni mama wanyu. Mwaba muhuriye hehe? nyine yakubwiye ngo mwene so, ubwo ari wowe ntubuzi iyo uvuka, nawe ntaba azi iyo uvuka, kandi kugira ngo umuntu avuke nuko aba afite nyina. Ibintu za nyine ntabwo tubyemera pe, ibintu ni birebire cyane. Wowe urabona ni akantu koroshye, kandi biravanga bikazenguruka isi yose, bikagera kure, bikazunguruka mu bintu byose. None se tuvuge waba ugiye nko kuroga umuntu, uwo muntu akaguhobera akakubwira ngo Yezu akuzwe muvandimwe, mukaba bugikoze? Ntabwo bwakora gute se, kandi wumva muvanze amaraso mukavangwa Imana? ubwo nyine mwako mugiye guhurira ku Mana imwe, kandi ari Imana imwe yari iteye iyindi, ubwo yari iteye igitsina. Rero iyo ndamukanyo bayibahaye n'inkurukingo, babirangiye nyine Imana yacu igitsina. Bombi ubwo ni muri make wa muntu uba umurasanyeho, uba umurwaniye, ndetse no ku buryo ari n'ubutumwa, ari n'ubutumwa umuntu yishyizemo cyangwa se ashaka kutwembereza, akagera ngo nkanda abizi neza ko uwo muntu yigirira umutima ubishye, yigirira utubazo tutuma atabana neza na muntu n'abandi bavandimwe be, ukagenda nyine ukazajya umutuza ngo Yezu akozwe muvandimwe yawe. Kuko ukuntu ugumya umurasana, umukurura, umuzana iwawe nyine ngo mube bamwe, igihe muba musangiye amaraso, musangiye byose, kuko nta kindi kivanze. Nawe rero umuntu akubwira ati mwene so, ko ndetse harimo n'inzigo yuko niba mudahuje nyoko ngo muri abasambanana. Bari ibibyarirano nyine, bari abasambanana. Sekibi, Karame, abavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Yezu wabwiye ko ari bene se, ndababohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Izina rya bene se wari warabahaye ndaririmbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndirimbuye mu bwenge bwabo, ndirimbuye mu bitekerezo byabo, ndirimbuye mu mibiri yabo, ndirimbuye mu mvugo zabo, ndaririmbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndaririmbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Bose mbazanye mu rwuri rwa Kristo Umwami, bose mbazanye mu gikumba cya Kristo Umwami, bose mbazanye mu gikumba cya Kristo Umwami, kugira ngo habeho igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ndabazanye burundu mu izina rya Kristo Umwami. ariko hasigaye ikintu kimwe tuba tuzi ko ducunze, ibintu byacu nacyo biri ku isi bitarimbutse, bikarimbura ibyo hejuru hagasigara ibyo munsi.
ngo iki se kibivuga cyane ibintu byacu iyo murimbuye ibyo hejuru agasigara ibyo munsi muri natwe dusigara tuvuga tutereka turebe niba wenda ku munota wa nyuma kiriya cyazadufasha kugira ikindi kintu twakora akaba ari nayo mpamvu rero twari twarasigaranye ikintu kimwe cyitwa data nyine uwo data wabyaraga nyine abo bose ari nayo mpamvu nyine uwo mubyeyi wanyu yahoranaga agahinda tumutera ku mutima w'abana bakagenda tukabapondaponda tukabakubitira iriya hirya tukabapondaponda mbese ubwo wumvaga ngo tuba dufite ngo natwe twari twarujuje inyenga ijuru twari tuzi ko hari icyo twita imana aricyo cya witeka nyine aricyo twita yesu ari mayimura twajyaga tumuvuga ntabwo twapinaga kumuvuga kubera ko iyo tumuvuga iryo jambo ngo mwene so nta kintu byari kuba ari byo niko rero n'impamvu tutamuvugagayo twabyihoreraga twari twaramukoreye gusa kugira ngo azaze yiyitiranya n'uwo mubyeyi wanyu bamusenge twibonera amasengesho natwe twibereho twibonera amasengesho ariko umuntu atane koko pe ubu twari tumaze kuzageza ahantu handi muntu twumvaga ahantu twamugejeje nta wundi muntu ushobora kuza kuhamukura niyo mana yanyu bidashaka ko izamutwambura mu biganza ariko biratangaje kubona ari umuntu uza akaduhagarara hejuru biratangaje pe ni agasuzuguro k'ikirenga biratangaje rwose gusa ayo mazina y'izo mana zacu mwumva atarazi niyo mbayivuga se yamara iki ko iri gushinyika amenyo gusa yamara yamara iki ko nabo nyine baracyaboroga kwa kundi bibwira ngo irumva amasasu yayimennye amatwi buri kanya biri guhondagurwa kuko niba ari departema madamu Samari hakaba hari aho abantu bakigenda ko bameze nk'abari kuyamamaza icyo gicyo twavuga ko ari ikizira gikomeye hano ku isi kwamamaza ibikorwa bya departema zarindu kuko ubu dufite amatangazo twatanga ku isi ngo baturekure barekire ibintu byose twe twabwiye twayatanga n'umutwe wumva ngo igihe kiradushira mitanga ngo turi gushira tugashirira tukarimbuka nabi ukagira ngo ni ibintu byarakomeye noneho byageze mu mahina andi noneho mwebwe mwadukubitaga dutatanye wadukubitira mu Bushinwa tukihisha muri Amerika ariko izi no muri biriya byobo turimuka icyo mwakoze mwadufungiye hamwe mudufungira ahantu ku buryo ibyo mudukorera byose bitugeraho byose byuzuye nta na kamwe gatamye ngo kagwe mu mazi cyangwa kagira ahandi hantu kagwa ibyo twari twakoreye muntu ntabwo twari tuzi ukuntu bizatugendekera ububasha tugasobora twahereza amatangazo abo bose nyine batwamamariza ibikorwa byacu kandi turi kubigika ubwo nyine ubwo asohotse akagenda niyo ari kubikora izo ngizo ubwo bubasha akaba akibufite bwo kuba yasambana twebwe inyenga n'ibirizira iyo nyenga yakoze icyo kintu n'ibizira izira iki kuki ibikorwa byanyu bikiri ku isi kandi twarayibirukanyeho kuki ibikorwa byanyu bigikorerwa muri muntu kubera iki n'inkoni mudukubita mwebwe nibyo zidatubabaza cyane kuko wumva nyine mutangiye kandi ibyo bintu uzi ngo bitangiye ryari bitangiye mutangiye gusakuriza ngo ni abavandimwe wakwibaza abantu abo mwebwe muri kugerageza kwisukura ku bishoboka byose urumva nyine byaba biteye isoni uzanye umuntu w'umunyamwanda usa nabi umeze nk'uvuye muri tuwarete ubwo bigenda gute igisigaye nyine ni ukumusukura kugira ngo mugendane neza byagenda gute none ubwo rero ariko iyo mwagendaga mukiperezanta mukamenya uko muvuga uko nk'uko muba mugiye imbere y'Imana yanyu muri gutakambira izo nshuti zanyu abo bavandimwe banyu biba bimeze nk'ubundi nk'uko murumuna wawe yaza kugusura afite ishati icitse mugiye kujyana mu bukwe ahantu hakomeye babatumiye wamujyana uko kuntu utamujyana uhita ushakira ubuteka ze muri ku mwenda wanjye yambare ase neza
noneho nashaka nabijyane cyangwa wenda niba ari ukumukiza ariko agaragara aho hantu niba muhaguruka ngo ni umuvandimwe wawe ntibigutera isoni rero nicyo kibazo kiri kuvuka kuko byarangiye muri kubasiga ubwo bumwe se turakorera hehe turabikora gutya rero ibyo bigatuma dukubitwa n'inkoni tutari twiteguye kubwo ngubwo ntabwo cya mbere cyo muhamagaye abavandimwe banyu ntitwazana kandi nanone ntabwo twavamo mutadukubise natwe ntitwakwisohoramo ngo twirute ubwo n'izo mvune turi guhura nazo wa mugabo ni guhura n'ibibazo bikomeye nyine kugira rero ngo kuri uko mutubona kuriya twazengereje muntu umuvandimwe wanyu twamuweremo inzoga cyangwa twamusambaniyemo cyangwa twamwambitse ubusa mu nzira mukagira ngo twebwe twishimira ko mutubonamo reka uko mubireba bikabababaza inkota ikabakubita ku mutima ibyo ngibyo ikibazo tubabaje ni uko muba mwinjiye noneho mu rugendo umwami wanyu yanyuzemo rw'ububabare bwo kubabazwa n'abandi atari ububabare bumuriho yiteye ibyo kuvuga ngo ibyo kuvuga ngo ubabajwe na mugenzi wawe bityo biratwica bikatushengura kuko uba ugiye noneho kugendera mu ivanjiri kugendera mu nzira z'umwami wanyu kandi noneho gusa nawe ejo bundi twazashiduka reka byarangiye mwese muri gusa n'umwami wanyu n'umwamikazi wanyu reka tuzashiduka byabaye none siko tumutumire nabi ko mu ijuru nyine haba abavandimwe ntihaba rubanda ntihaba bene se ntihaba nabibyarira ngo bibaye mu ijuru nabibaye niyo wanabitekereza kari igihumbi ntabwo byaba ngo ni uko wowe ubitekereze byiza reka niba kwa mugabo uzaturogera ni wowe uzatuzanira n'akatarasi niba uzatuzanira n'akatarasi niyo mpamvu tutazi ibizakurikira uyu mugabo pe kandi tuzi pe turakisegereje pe kuko wowe mu mboni yawe niko navuga mu mboni y'ubuzima bwawe ntabwo wapanzemo gusamba ntiwapanzemo kwiba ntiwapanzemo kubeshya ntiwapanzemo ibisubizo niba ugiye kuvuga ngo umuvandimwe wawe ubwo ni ukuvuga ngo agiye kugira imico nk'iyawe kuko wowe nicyo umusarira ibyo tubonye uyitira imbere y'imana yawe ibyo ngo watubonye ngo turi gukora ibi bintu mu muvandimwe wawe sekibi kandi so ndamurimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami so ndamurimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami ibigirwamana byawe ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami ibigirwamana byawe wari warise Uwiteka n'ibyo wari warise Yesu ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro abavandimwe bacu aribo bavandimwe ba Kristo umwami wari warajyanye kwa so bose ndababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami bose mbagaruye mu gikumba cya Kristo umwami bose mbagaruye mu gikumba cya Kristo umwami kugira ngo habe igikumba kimwe n'umushumba umwe sekibi yewe ya filime barayitweretse twajya tugira ngo koko kubona nyine ari nanjye bisohoreyeho neza wowe urakurura ujyana kwa so wamenye ko iyo utaza n'iyo ngingo ko wari kuzarurwana na mpaka imvi zigushizeho n'uruhara rukaza rugakoboka imisatsi yose ikagushiraho igapfuka wowe ujyana kwa so warakurura ujyana kwa so nyine bari barabitwerekereza bari barabiberetse babiberetse ryari twasibwiraga hari igihe cyageragamo wowe kigacamo tukabona uwo mwami wanyu yazanye agafilime araduhaye turarebye ukuntu buri wese afite se arwanira ishyaka ariko bikarangira nyine tubonye uwo muntu ari kudukurura ari kutwambura noneho n'abo twari twese ko twabyaye bari bamenyereye kwita data ko kari se none ndebera ko kuba
ndeberwa none kuko birabaye wowe uri gushyira kwa so wowe ukananyambura nabo nanjye nenda nagejeje gute ubu urumva birenge cyangwa wandushije imbaraga ndetse urumva ngenda nzakomeza ndwanira ubu numva nakomeza mbagaze mu bikira ko natsinzwe noneho burundu pe natsinzwe ukurura ujyana kwa so utaza n'icyo kintu twangiririje byose umunsi bitekereza iyo tuba twakugwaje nibura n'indwara itumusinzira cyane iyo saha n'uwo munota n'ibindi bintu ukitwa umuvandimwe cyo n'ibindi bintu uri kujyana kwa so ujyana kwa so nyambura ibyanjye ujyana kwa so ujyambura ibyanjye ni nko kungira imburamumaro ni nko guca amaboko guca umurimo kuvura ku kazi ka data ariko muntu n'uyu si ubundi iyo tuza kumenya ko mufite ubugome butambutse ubwacu nta n'icyacu twari kubaha twari no kubareka burundu ikibazo cya muntu arahindagurika ubu ntabwo twose tuzi ko rwose iyi mitwe yanyu uwo mutwe turatsindwa wa mugabo we turatsindwa twiyamye bariya abagore badutengaho iteru rya buri nimugoroba ngo bari gukura isi mu rugo ariko ubundi ni agatangare hajemo abagore benshi nyine ubwo bari baje gushagara uwo mwamikazi wanyu mama we ubwo ngubwo ni ibyatuma tutagira icyo tubivugaho izo nshuti bwo nyine inshuti yawe itagukura mu kaga se cyangwa igufashe itashi utahe kare yaba ari inshuti ikira ko tubona tubihombeyemo twebwe mutuye inzira tugende mutwereke aho tujya turahazi ariko ntitwahigeza twahabonye kare twarabutswe pe mwese niba mwahabonye kuki mutakwijyana ubuyobe imitego n'ibitero bya sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani ubutabazi bw'abatagatifu inyenga ku isi muri umunyu w'isi muri urumuri rw'isi